Isomo maze kwigira muri fashion nuko harimo ibigusha byinshi. Harimo ibigusha byinshi cyane, harimo n'abacanige benshi cyane, ariko iyo byose bijyanye no muri gahunda uniyubaha bikumva bigira icyo bikumarira. Ibigusha byinshi no kuvuga Fashion harimo ibigusha byinshi gute, urabona ibintu byose biri mu rubyiruko harimo ibigusha. Waba umuhanzi niho usanga bakubwira ati wanyubaye umuhanzi ubwo ugiye kunywa itabi n'inzoga, waba unyamideri ubwo ugiye kuba unywa itabi n'inzoga ujye mu bakobwa. So ibyo bintu rero ababyeyi barabivuga kuko bazi ko bafite ubuhamwa bw'abandi babyarabayeho, wowe bijya muri umusore. Ariko iyo bigiye mufite intego, ufite icyo ushaka kugeraho, ibyo byose urabita inyuma ukareba icyo ushaka kugeraho, ibyo biyobyabwenge ukabireka, ibyo bisindisha ukabereka abo bakobwa bakwangiriza ubuzima, wowe ukareba ku cyo ushaka kugeraho, kuko burya nta ntego nta n'icyo wageraho, niko nahamya. Tubasuhuze inshuti bakunzi ba Igire TV, ariko kandi tubaha ikaze kuri iki kiganiro tugiye kugirana n'umuntu witeje imbere. Ni umusore, araza kutubwira byinshi bitandukanye. Turakwibutsa gukora subscribe kuri iyi video n'izindi kugira ngo ziye zikugeraho, n'abatarayikora nabo turabashishikariza kuyikora, ndetse no gukora share kugira ngo muzajye mwunguka byinshi. Murabizi ko ikiganiro dukora kiba kigamije kugira ngo gifashe abantu kwigira bakava ku rwego rumwe bakajya ku rundi. Ushobora kuba ufite amafaranga makeya cyangwa se witinya muri ibyo bikorwa. Icyo tugamije no kugira ngo abo dutumira binspiringe cyangwa se bafasha urundi rubyiruko cyangwa se n'undi muntu wari wese ushaka kugira ngo yiteze imbere. Ikiganiro dukora akuremo isomo, ari nayo mpamvu tugiye kuganira n'uno musore. Muraho neza? Muraho neza. Reka dutangire wibwira abantu bakurikiye Igire TV. Murakoze. Amazina yanjye yitwa Kwizera Dany, abandu umuyobozi wa Uno Fashion Agency na Uno Fashion Protocol na Uno Fashion Shop byose. Hari umuntu ushobora kuba yumvisha ibyo bintu uvuze cyane ko biri no mu mazina y'amahanga, mukora ibiki? So Uno Fashion Agency ni itsinda ry'urubyiruko nashyize hamwe fatanyije na mugenzi wanjye wundi b'abanyamideri bamurika ibihangano by'imyenda, ariko babicishijeho ko bayambara bo bakayereka abaje kuyireba, cyangwa bakayibereka mu rwego rw'amafoto, ariko atayimweretse nk'ifoto gusa, ahubwo yimweretse awambaye, ko bimwatira cyane kuruta uko yayimwereka atayambaye. So niyo mpamvu twishyize hamwe kugira ngo tubashe kwerekana iyo made in Rwanda, kandi tunafasha n'urubyiruko natwe twiteza imbere. Dusobanurire imideri ni iki ubundi? Imideri burya iri mu bintu byinshi cyane. Imideri hari umuntu uhanga ikintu akacyerekana, abanyamideri n'ababyerekana, umuderi n'uwo bahanze, umunyamideri azerekana. So imideri rero ni umwambaro. Ni umwambaro ariko uba uri unique, udasanzwe, utambara ahantu hose ngo ugende uhabona. So rero abanyamideri iyo uje kureba icyo gitaramo cyabo kigufasha kureba uwo muderi wakambara. So uwo muderi rero ni umwenda woba wakambara kugira ngo ujye ahantu hose usa neza muri ceremony zitandukanye. So hari wakumva akavuga ati ni by'abazungu ibyo ngibyo koko? Muderi ntabwo ari uw'abazungu, na leta yacu dore ko yabishyizemo ibintu by'iterambere rya made in Rwanda. Made in Rwanda asigaye abantu bose basigaye bazi ko ari ibitenge, ariko burya made in Rwanda si ibitenge gusa, kuko hari amakanzu hano menshi nakwereka atandukanye atari made in Rwanda y'igitenge, ariko ari made in Rwanda. So ahubwo imyumvire wenda y'abanyarwanda nayo nuko byamaze kuvamo, ni nawe muco muri Afurika no kwambara design zacu. Mu bihugu bya Nigeria warakuze sanga mu ndirimbo hariho hose ikintu cyabo kibanza imbere, ukibona imyambarire utuvuga ati uyu ni umu-Nigeria. So n'ubundi gakondo yacu muri Afurika rero nuko kwambara ibyo twikoreye twa designinze, kugira ngo nabo banyamahanga nibaza tuzabakundisha ibyacu. Rero ntago bakunda ibyacu badasanga natwe tubyambara. So ubwo ni made in Rwanda, ndakeka atari ibinyabazungu bimaze gutera imbere cyane muri Afurika. Ibintu byo kwambara neza no no kugaragaza imyambaro cyangwa se ubusirimu tubimenyereye cyane cyane ku bakobwa. Wowe nk'umusore wabyinjiyemo kuyihe mpamvu? Umunyamideri, umumodo ni umuntu ureba kuri kote zombi, amenya imyenda yambara na season agezemo. Ntago ari wa wundi umumodo umunyamideri, ntago ari wa muntu wasanga ku zuba
yagiye akambara ibikoti n'ibiki, ahubwo ni wa muntu umenya season agezemo n'ikintu agiye kwambara. Ugasanga umuntu mu mbeho nibwo yashyizemo isengeri bya bindi by'abanyakigali, ariko buryo umunyamideri ntago yabikora kuko abazi season n'igihe azambariramo umwenda afite. Haremera ko ubika niba ari mu mpeshyi ukazagera akawushyiramo, cyangwa ari cyagihaje izuba rikomeye cyane. Ariko ibi ntago ari iby'abakobwa gusa, kuko n'abahungu dukenera kwambara kandi tugasa neza, natwe tugiye imbere y'abantu. Ahubwo umugore yakubwira cyangwa igitsina kobwa cyabwira ngo uraberewe bitewe we n'icyo wahanze ukambara, ariko si azabwira ati wakambara iki cyakubera, ahubwo we wacyambara akubwira ati we kirakubereye cyangwa iki kikubereye. So ndumva ari n'abagabo barimo. Wabyinjiyemo ute kugira ngo tumenye amavo n'amavuko y'ibi bikorwa ukora? Nabyinjiyemo, natangiye ndi umumodo nanjye nyiri hasi, natangiye ndi umumodo modaringa, ndeba niga ariko mfite umuhati wo kuzagira ngo sinzabihere mu bamodo gusa, kuko ubu ntabwo nyiri umumodo. Nanjye nashinze company y'abamodo ibafasha kugira ngo hayinyuremo azamuke, abone iyo foto ari stage yakapurayingisha hanze bakaba bamufata, kuko no hanze barapurayinga ariko ukapurayinga bitewe n'icyo ufite. So nabitangiye muri urwo rwego rero mvuga ati kambinyuremo wenda nazagera hanze nanjye ngaba umumodo international. Ariko wenda nibyakunze kuko ngewe nari mfite umuhati wo kuba nafasha abantu benshi, ariko kwireba ku giti cyanjye byananiye. So rero ndavuga ati abantu niba ari abantu 30 mfite muri team y'abamodo, nabasha kubegeranya bakavamo ikintu gikomeye cyane, kuko umuntu nakenera abantu benshi mfite aho nzahita mbakura ngewe kugira ngo njye kuba bakura. So nagirira mu by'abandi rero muri ama agence y'abandi, birangira nanjye nyavuyemo ngira igitekerezo cyo gushinga iyanjye. Natangiye 2015 ubwo natangiye fashion, 2015 umwaka mu marandimo yo bitaga mika y'abandi, umusore witwaga Mika. Tugenda twirirwa dukora practice, tubona icyo waje gukora nayo foto uri stage uzerekana nk'umumodo, urabizi urubyiruko nta n'ikintu uri kubona. Ndavuga ati se kubera iki nge natakora ibyanjye ko namaze kumenya technique abikoramo. Nanjye ndiba babandi bose nabo bakeneye imyuga wo kwinjira mu mideri, nk'uko hari abakeneye kwinjira mu bahanzi bagenda bakabyiga. Nishyira hamwe mfata igitekerezo, ndeba umucoach twafatanye uzi kubigisha, ubwo sinari mbizi cyane uko nabonaga naragukomereza ahandi, ariko none na experience ndangira yo kuba natunga abanjye benshi ngo bigishe kugenda nabizi. Ariko ndavuga ati ibitekerezo mfite n'ibyamfana ubusa, ndamwegera nabwiye ati nitwakora agence natwe y'abamodo. Ati yego. Nibwo twayitangiye turayishinga, igenda kuri hiyongeramo abamodo, tuzanamo n'abandi tukabigisha, kugeza aho ngubu tugezaho tuba twakitegurira ikirori nta muhanzi urimo ari ikirori cy'abamodo, tugapatana sale bakayiduha, atari uko dufite amafaranga na n'umusponsor dufite n'umwe, tukabikora nka team nk'aho ari passion yacu tubikunze. Nkavugana n'iyo sale nkareka active tumaze gukora nk'urubyiruko, bakaduha hostel tugakoreramo ikirori kandi kikagenda neza tukinjiza. So nibwo twagize icyo gitekerezo rero, nabyo turabikora tubona bigezweho. Kugeza ubu ngubu dufanamo izindi department tubaza ati se ko mufite abanyamideri ni bavamo aba protocole. Turabitekereza umunyamideri avamo mu protocole gute? Ariko dusanga burya nk'urubyiruko bashaka kugera aho bagera, kwa kundi waza umuntu w'umushomeri urumva wabasha iki? Byose akazi kose nagakora, ariko ataragira papa sinini yagafite y'icyo ashaka kugera hari ari ukuvuga ngo ibintu byose nabikora. Icyo gihe utaramenya icyo ushaka gukora cyangwa icyo ushaka gutangiza, nta nubwo wabona icyo ukora. Bakikubaza ngo wakora akahe kazi ukavuga ngo byose wabikora. Fata kimwe uvuga ati iki nagikora ndakibashije, umenye ngo igishoro cyakiga kuri iki ngiki, kuko urumva utaratangira kumenya projet uri gutegura ntiwamenya n'amafaranga uzayigiriraho. So banza ufate kimwe rero uvuge ati kirashoboka. Nabwiye ati mwabamodo mwe bamwe na bimwe muri mwebwe nimwavamo n'aba protocole akora muri service. Ati yego, niyo team rero iva muri uno nayo yitwa uno protocol team. So uko bigenda byaguka bigenda biza, uno nuko yaje kuvamo ikintu kinini cyane, natwe niyo mpamvu duhagaze n'ahanga ubu ngubu. Hanyuma dushobora kuhita twibaza tuti mwambika abantu bameze bati, n'abantu babonetse bose mwambika abo muhisemo, abantu mwambika ni urugero rumeze gute? Abantu twambika rero ni abantu bose impande zose,
abato, abana, abakuru, bose ababyibushye n'abaranutse bose turabambika, kuko buriya iyo umuntu aje akugana ubona ataye ye ushobora no kumurebera iyo wabaye mu modo ushobora kureba umuntu ukahita umenya ikintu kimubereye. Nicyo cyiza cyo kuba waba mu modo ukaba no mu design, byose ubikorera hamwe. Wareba umuntu ukamubwira umwenda umubereye kandi ukamubwira nuko yakambara neza bitewe n'aho agiye, akamenya ngo uyu ni umwenda wo kujyana mu rusengero, uyu ni wo kujyana muri dini. Urumva ko ariho tuba dutandukanye, wowe uhita ubimenya cyane. So ukuntu rero umuntu twambika ubukwe, tukambika ugiye muri ceremony ye, tukambika n'abanyamideri bacu. Made in Rwanda ntitwayibagirwa, nawe wazengurukijemo amaso wabonye ibiva hanze ukabona ni made in Rwanda. Niyo mpamvu rero abamodo bacu nabo ibyabo bambara biba birimo ntitwabibagirwa. So twambika izo ngeri zose, abantu bose bagana batugaya muri iri soko turabambika. Tubona abahanzi bakoresha imyambaro rimwe na rimwe imeze nk'iyo mufite, abahanzi bo bajya babagana? Abahanzi turakorana cyane kuko umuhanzi buriya ni isoko rya mbere ryiza. Yakwambarira uwo mwenda yaguha amafaranga, ariko burya niyo wambaye aba ari agaciro. Uramupostinga cyangwa akagupostinga ati nambarira kwa runaka. Ibyo byonyine biba bihagije kuko abantu bamukunda, niba babona wamwambitse neza barabukurikirana everyday ibyo akora. Umuhanzi ni umusitari, mu kumukurikirana rero niba yagutaginze bareba aho ngaho ahantu hamwambika ni hehe. So iyo basanze rero ufitemo n'ibindi byiza nabo barakugana. So gukorana n'abahanzi ni ikintu cyiza cyane, even that ataza kugana kuzanira amafaranga yo wamugana kugira ngo ugire icyo umukuraho. Nyeka ko ari inzira nziza cyane ya marketing. Hano abo dukorana hano mu kazi ni abantu babiri, harimo witwa Adeline n'uwitwa Muhoza. Nabo ni abantu negereye bafite icyo gitekerezo cya fashion kibari mu mutwe mbere ukuntu ibintu bigenda, numva barabikunze cyane. Hiyongeramo witwa Depawe yari asanzwe abikora, ariko hari ukuntu bikora ufite ibintu byicaranye utazi uburyo wabigeza ku baturage. Ariko abanyamideri ikintu bagufasha batuma ibintu bya bitrending, kuko niba standing the way hagaze neza agaragara, akagwira ati umuntu akamubaza nyohereza amakanzu ufite, akakohereza ya mafoto yambawe n'abantu abona ko ari abanyarwanda, atari gufatira ifoto yakuye kuri Google yambawe n'umuzungu. Uhita ubona ko byose bishoboka. Ya kanzu rero dushobora no kuyikura kuri Google tubona ari fabrice cyane, twe tukayidoda nko mu Rwanda kandi kaza gusa nk'iya Kim Kardashian yambaye. So rero nicyo kintu twazanye gishyashya muri industry. Umwenda wese umuntu ashaka wose n'ahagiye hose wawukora. Twawukora, haba hari amatise tuhita tukudodera, ushaka kudodesha, ushaka n'izikoze nazo mwazibonye ko zihari, byose turabikora. Tubwiye ko watangiye ufasha abandi kumodaringa cyangwa se mu gukora ibyo bikorwa by'imideri. Utangira byari bimeze gute? Imbogamizi wahuraga nazo zari zimeze gute zatumye uwikorera? Imbogamizi twahuraga nazo mu bintu by'imideri ni ukubona utega umwaka ukora practice muri fashion y'abandi, umwaka ukora practice utegesha itike nta kintu gaining, hari ukugira ngo uzagire icyo uva mu myaka iri imbere kugasanga n'ahantu uri bari kubidindiza. Ni nk'umuhanzi wabona agiye muri rebi idakora afite impano, ubwawe aba yumva abangamiwe, kandi manager we wakabangamiwe ko n'ibyo bitari gukora kandi ari ubihedinze, ariko nawe urimo ubwawe uba wumva ubangamiwe. So nanjye rero nari ndi muri iyo team, ariko nanjye nkumva ubwanjye ndabangamiwe kuba ndimo, vuga ati se kuki ngiyewe nakora ibyanjye kandi numva muri ngiyewe harimo leadership yo kuba nahuza abantu benshi nkabayobora kandi tugakora ikintu kimwe. So none rero ukuntu dukora nago turi kubera mba nzimbogamize nahuyemo kera nanjye mbitangira, nago ndushya abantu cyangwa abanyamideri banje. Urumva niba mu mwaka dukora nk'ibirori bibiri, tukagira n'ibindi bintu tugenda twitabira bisanzwe, ayo ma video shooting y'abahanzi, umwana baramwishyura againanga amafaranga. So nkirakamereza amafaranga kuko nzi icyo nshaka kumugezaho, kandi nagira icyo ageraho azanyibuka ndabizi kuko aba afite base yaho yavuye. So rero ko abenshi baba banicaye wabo buryo rezareba, usanga abenshi baba barangije ama secondary baba bakicaye wabo. Yo rero ageze aho hana kuri 30 muri weekend imwe, akura amafaranga
aragenda akamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Kandi we burya rero umuntu uzi gusevinga, kuko natwe niho twahereye, nta capital yagiye yiza, no gusevinga make ugenda ubona akazagira icyavamo mu myaka iri imbere, utarebye ayo mafaranga ngo uyitugure wishimishamo mu buzima bw'abasore, ahubwo urebe icyo yakugezaho mu myaka iri imbere. So dukora kenshi iyo twegereje ibirori cyangwa dufite igikorwa runaka, atari ukwirirwa gutegesha umuntu buri kanya azaza nta gaciro bifite nta n'umumaro, ahubwo dukora imyitozo bitewe na projet dufite imbere. Ibikorwa byo kumurika imideri bishobora gutunga umuntu, ni akazi nk'akandi tubona mu Rwanda, bishobora gutunga umuntu. Ni nk'uko abantu bibazaga kera ngo kuba umuhanzi byatunga umuntu ariko umuhanzi ubu ngubu niwe uri kubaka ama etaje, niwe bari kugura imodoka nziza, ariko uko biri kose bahereye ku buhanzi. Ntabwo ubuhanzi byaje ngo bashyiremo capital ngo agurijwe, yahereye ku buhanzi. So abanyamideri nabo rero ni abantu bamaze kugera ku bintu byinshi cyane. Mpamya ko ubu ngubu hari abo batangiye ari abamodo, ariko bamaze kubaka ikintu gikomeye cyane, kuko ubu ngubu urabona abanyamideri bamwe batangiye ari abamodo, ariko bamaze bamwe kujya ku byapa. Urajya ku cyapa baguhe miliyoni 5, ayo ngaho yatangiza business, ariko byatangiye uri umumodo. So abamodo rero bamaze gutera imbere cyane, barabashyira ku byapa. Ni abantu bafite agaciro muri uru Rwanda, byagutunga bikoze neza. Bikara byagutunga. Hari umuntu wadukurikiye kuva twatangiye iki kiganiro, ashobora guhita atekereza ati nanjye nshaka gukora nk'ibyo Dany akora n'abagenzi be, wamugira inama ki? Ikintu nagira umuntu inama rubyiruko, ndesperinga ku rubyiruko cyane, kuko ibi modo fashion n'iby'urubyiruko ntabwo ari iby'umusaza. Last time twakoze ikirori kirimo abafite ubumuga, abamodo bawo none abafite ubumuga twivanze. Byari ibintu bishimishije abantu, wenda bamwe baraza kubona slide z'amafoto, ariko byari ibintu bisa neza cyane, kuko iyo watangiye ufite icyo ushaka kugeraho utekerereza n'abandi. Ibyo twabitekereje mu rwego rwo kugira ngo abafite ubumuga bibone nk'abandi bantu, kandi imyenda yabo yaradozwe kandi awukuramo n'ubundi akaba wambara. So rero ikintu nabwira umuntu ufite noneho ubustandinze we, ufite amaguru yose n'amaboko byose, urubyiruko ufite icyo yakigezaho, akaba atekereza ko fashion atari umwuga wamukiza, ni ikibazo. Kuko fashion iyo ukoze neza ugira icyo ukuramo kizima, ariko nubona iyo foto ya stage ya mbere warugiyemo uri umusore ukunze kwishimisha, izatuma wumva ko wageze ku bintu byinshi uhagarikiraho, kandi buryo ubibwira kazi nagabazi. So rero iyo uri umuntu ufite ikintu cyose wagiye mufite intego n'ubushake, mpamya ko cyakugirira akamaro wagishyizeho umutima. Watubwiye ko atangiye ibikorwa guhera 2015, ubu wavuga ko isomo umaze kwigiramo ari irihe? Isomo umaze kwigira muri fashion nuko harimo ibigusha byinshi, cyane, harimo n'abacanige benshi cyane, ariko iyo byose bijyanye no muri gahunda uniyubaha bigira icyo bikumarira. Fashion harimo ibigusha byinshi gute? Urabona ibintu byose biri mu rubyiruko harimo ibigusha. Waba umuhanzi niho usanga bakubwira ati wanyubaye umuhanzi ugiye kunywa itabi n'inzoga, waba umunyamideri ugiye kuba unywa itabi n'inzoga ujye mu bakobwa. So ibyo bintu rero ababyeyi barabivuga kuko bazi ko bafite ubuhamwa bw'abandi babyarabayeho, wowe bijya muri umusore. Ariko iyo bigiye mufite intego, ufite icyo ushaka kugeraho, ibyo byose urabita inyuma ukareba icyo ushaka kugeraho. Ibyo biyobyabwenge ukabireka, ibyo bisindisha ukabereka abo bakobwa bakwangiriza ubuzima, wowe ukareba ku cyo ushaka kugeraho, kuko burya nta ntego nta n'icyo wageraho, niko nahamya. Twebwe rero ko twatangiye no gutekereza kuri atari ukwibanda abantu bazi ko fashion ikorerwa i Kigali gusa, ariko nyamara hari n'abana bo mu ntara mwagenda mukinspiringa babikunda babikora nk'urubyiruko, bikabagira icyo bibagezaho. So niyo mpamvu tuzajya hariya, tuzafata abanyamideri baho tubigishe, ande naribo tuza gukoresha mu kirori, tumanukane n'abahanga bakeya cyane. Urumva ko ari ikintu cyiza cyane, bizabafasha tubasigire base yaho batangirira bagakora icyo kintu.
ikindi ikintu wenda nk'abanyamideli dushaka guhindura, kera wasangaga n'ubu ngubu bitaracika, usanga umutayeri ari nawe design. Sinzi niba nawe uri kwita ubyumva. Umutayeri ni umuntu udoda, adoda icyo wamuhaye nk'uko wamubwiye uko bishaka, ariko inyuma hari umudizayina utekereza uburyo umwenda uzaba umeze. So abo bantu rero ni abantu babiri bakorana ikintu kikabasha kugera kure. Urumva umutayeri yakoranye n'umudizayina ni ibintu byagera kure cyane. Nicyo rero unufashe nawe no gushaka guha amahugurwa ku bantu. Umudizayina afatanye n'umutayeri, umutayeri adode icyo umudizayina yamuhaye, umudizayina arashushanya umwenda, umutayeri akaba abasha kuwufabrika, ariko umudizayina si yabasha kwicara ngo awudode. Urumva ko ari ibintu bibiri, buri wese afite department arimo. Tugaruka kuri iyo ntego mufite yo guhindura iyo mikorere y'umutayeri n'umudizayini, mwiteguye kuzabikora gute? Ni amahugurwa kuko mu kirori dukora n'ubundi nituza kumurika ikirori cy'abanyamideri dukeneyemo ba bantu babikora, kuko iyo umuntu umwenda twerekanye bawukunze, hari igihe utamukwira ari mutoya, akavuga ati ngenda ashaka nk'iriya kanzu uriya mu modo yaciye yambaye, ukibaza arakuramo ahita ayimuha. N'abantu bataramenya ahantu biriya birori bifite icyo bimaze, baba bazi ko ari ukuza ukareba umuhanzi uraza akakuririmbira ugataha wanyuzwe, nyamara indirimbo ze n'ubundi wirirwa uzumva kuri radiyo. Ariko hariya ikintu dukora, uza uje kureba ikirori, ariko ikirori hari icyo none uje kukireberamo. Iyo myenda tuba twerekana hari uwukunda, iyo ukunze rero, iyo ukunze uwo mwenda haba hari umutayeri agufatira meziri, cyangwa se waba ugukwiriye ukawugura gutya. So urumva rero iyo baje mu kirori baranahaha ntabwo baba bazi ubusa. So niyo mpamvu abo batayeri baba bari aho bagira ngo barebe icyo dukora n'icyo dushaka kubagezaho n'icyo ngicyo. Nyuma y'ikirori habaho advice y'iminota mikeya, ariko nkeka ko ari aho twakisha ubwo butumwa bwacu kubicaye aho ngaho. Haba harimo abazavamo abatayeri, hari abo bafite abana babikunda, zabimubwira kandi bikabasha gutrendinga. Mwarabitangiye cyangwa muzabitangira ryari? Tuzabitangira muri kino kirori tugiye gukorera i Butare, tubikore no mu kirori cyacu cy'i Kigali. So tubikorera mu kirori cyacu, ariko dufite n'imbuga nkoranyambaga, ndakeka tuzajya tugenda dushyiraho udushoti video tw'ukuntu ibintu bikorwa. Udushoti video batangiye bashushanya uwo mwenda banawurangije. So ibyo ni ibintu nanjye bwanjye mbasha nakora nzi mu mutwe wanjye bindimo. Nawe ushushanya uwo mwenda, nawe uhereza umutayeri nkamudirecting uburyo ari ubudodi. So niko tuzagenda duha advice ku bantu, bambwira iyo social media akayikurikirana, aho gakazajya bisangaho, ndakeka ariko twabikora. Hanyuma dusoza Dany, turagira ngo tubwire hari ibyo wagiye ugarukaho by'imbogamizi mwahuye nazo, imyumvire y'abantu, ndetse hari n'abandi bantu bashobora kuba babifata neza ibijyanye no kumurika imideri. Turagira ngo twumve ubutumwa ubaha, inama ubaha dusoza Abanyarwanda. Icyambere naheraho, ibintu ni iby'urubyiruko, ariko duhabwa uburenganzira n'ababyeyi bacu. Ko hari ukuntu usanga umwana bikunze, nagiye nabwo mbihura na benshi, umubyeyi akahamagara, ibyo bintu uri kujyanamo abana banjye si ibiki, si iby'abanywa itabi n'ibiki. Nkambwira ati wowe nidukora ikirori, iyo dukoze ikirori buriya nemera guha invitation ababyeyi, buri mubyeyi w'umwana w'umunyamideri mu invitation yo kwinjira ubuntu, kugira ngo bazamushyigikira ubutaha baba baza hagiye. So ni ikintu natekerejeho ko nanjye byatangiye bimbaho, kakubaza ngo ugiye hehe. Ibintu dukora noneho urabizi, mu Rwanda utegura event utangira ari uko abantu bicayemo, ntabwo watangira kuvuga n'abantu baraza. So urumva rero iyo abantu baje saa 2, uwo mwana wazanye azataha saa 5 z'ijoro. Niba umubyeyi watabizi azamufungirana kuko atazavuye. Ariko imbogamizi ni uko ababyeyi abana babasaba ntibababemerere, nyamara ari ikintu yakora ahereye mu bwana bwe, akazakora ari ikinamo ari expert people muri icyo kintu. So ababyeyi rero bahe uburenganzira abana, nuko ni talent. Wumvisha bamwe bagiye babuza guhanga indirimbo bakiri batoya, bashaka kujya mu mashuri y'imiziki bakabangira.
abashaka gukina umupira bakabangira, ariko ubu ngubu bafite icyo bavuye mani nabo bari kugaburira, bajye bumva talent y'umwana bamufashe kugira ngo ahubwo ibyo bintu bicemo arebe ko yagira icyo abikuramo. Ntukahite umubwira ngo ugiye kuba ikirara utazi icyo agiye gukora. Banza urebe icyo agiyemo, niba agifitemo umutima ukunze, agifitemo n'iyo talent n'ubwo bushake. Numara kumenya umwana icyo ashaka, ujye umureka agende, umuhe n'amasaha. Mu gihe aguha excuse ukayumva, byafasha umuntu bayobora cyane n'umwana kuba aje mu kintu azi ko bamushyigikiye, nawe uzumve confidence ufite ibibazo ko utari yuri butahe kumvura utaha wisanga kubera icyo ugiye gukora, aba ari byiza cyane. So izindi mbogamizi wenda nuko ibintu mu Rwanda wenda urabona fashion ntabwo irafata intera nk'iy'abahanzi. Hanzi sari ruzura na stade, ariko fashion ntabwo uzumva ngo stade yuzuye. Ariko mu bihugu bya Nigeria fashion usanga yuzuye stade. Urumva ko ari intera tutaragera mu Rwanda ishimishije muri fashion. Ariko biterwa n'ikibyo, ikibitera nuko byaje nyuma, byifonze nyuma. Urabona umuziki wahereye muri za 70 ngahe, ariko fashion na myaka 30 imaze imenyekanye. Muri make fashion iri kwiyubaka ubu ngubu, nibwo abantu bari kumenya icyo abantu bakambara, nibwo leta iri gushyira imbaraga muri made in Rwanda. Ni habatayeri nkaho babahaye isoko. So urumva rero buri wese usigaye ubona aza kudodesha umwenda ukamuhenda, ariko akabyumva kumva ni made in Rwanda agiye kuba yambaye, muhesheje ishema. Umuntu arajya kujya hanze agakoresha akantu ka made in Rwanda. So urumva ko bayihaye agaciro, ni byiza cyane. Imbogamizi rero nuko usanga ayo ma event ataritabirwa n'abantu benshi, bigaca intege. Izindi mbogamizi nuko urabona umuhanzi agira opportunity nyinshi, yajya mu kabara agaperforminga, yajya hehe, ariko umva zose yajya mu kabari ngo agiye kumudaringa. Isaba ko haza za event, tugira ama event menshi. Urabona mu Rwanda aba ama event 3 ya fashion: Kigali Fashion Week, Collective Rwanda, hakazaho na Rwanda Culture Fashion Week. Urumva utwo tu event mu gihe abanzi bagera zire buri kwezi haba harimo event y'umuntu no mu kabari yaririmbamo, turumva ko biracyari imbogamizi. Abategura ibirori biri big bategure ku buryo muri buri season haba harimo ikirori cyafasha abandi bafite imideri bakaza kuyerekana, nabo banyamideri bakabona icyo bari bwerekane. So ndakeka ari imbogamizi z'ibirori, imyumvire y'ababyeyi n'urubyiruko muri rusange ko batarabyumva, bazi ko ari ahantu bagiye kugubushirizwa, ariko wagiye mu kintu ufite intego n'ubushake ugera ku cyo ushatse. Ndabihamya. Ukomeje ku imbogamizi z'ababyeyi, wenda abana bo cyangwa se abana barekuye bakaza muri uko gukora fashion, bo babyitwaremo bate mu gihe babigezemo? Muri fashion harimo ubushukanyi bwinshi, sinareka kubivuga kuko bibaho. Usanga muri fashion ariho harimo abantu bafite amafaranga menshi, bagukura bakujyana hanze. Bashaka gukunda uburyo ureshya natayifite, bakagukura bakujyana hanze, ariko iyo utabanje gushishoza uragenda bakagukoresha ibindi batakujyaniye. So ni bya nini nakomozagaho, umuntu naza avuga ngo ngiye kubera umusitari muri fashion, ahubwo azavuga ati ngiye kubera umukire muri fashion, ariko binyize mu nzira nzima. So kimwe n'umuhanzi yuko yagera mu yindi nzira ukabona baye famous mu buryo bworoshye, ariko iyo waje mu bintu wabishyizemo nyurabwenge yawe nta kikugusha, ubikora nk'uko bikunze, ariko nanone utabangamiye umubyeyi. Wavuye mu rugo wakoze ibyo yagusabye, wamwubashye, bamubwiye aho ugiye, ubwo burenganzira mpamya ko yabuguha. Ariko nibirirwa uryamye mu rugo ngo uraza kumusaba urusa saa 9, guys, ntabwo byaba bishoboka, yakugora nawe. So nugufatanya ku mpande zombi. Igire TV iragushimiye cyane. Murakoze cyane. Ni Dany twaganira gukora imideri mu buryo butandukanye, yagiye basobanurira uburyo nawe yatangiye bimugoye, ababyeyi bamuca intege cyangwa se n'abandi bantu, urubyiruko bagenzi be bagaragaza ko rimwe na rimwe ari ukujya mu burara, kunywa amatabi n'ibindi, ariko mu by'ukuri biragaragara ko ari umusore umaze kwiteza imbere. Nawe rero wadukurikiye, ndizera ko iki kiganiro cyagufashije, turizera ko kandi utakoze subscribe aza kuyikora na share kugira ngo bigere ku bandi, hanyuma twizera ko n'ikiganiro kizakurikiraho kizagushimisha. Ndagushimiye cyane.